ubwo nturuka Rwamagana n'amaguru nerekeza mu Bugesera. Ibyo Biba birometero byose n'amaguru cyane. Banjye bagiye kungonga nkumva impande bagiye kunga okay ndavuga utinya kwambuka. mpindukiye gutya nsanga abandi ndavuga se ubwo nari nafashe ishati mbona babaye amashati menshi. Ngo mu mujyi wa Kigali byarangiye gute? Wahise uhava ugiye gushakira Umujyi wa Kigali rero ko byabaye birebire. nyine ibyo nibyo dushaka kumva, nibyo dushaka. Ni byiza nshuti bakunze ba Soso TV Show, amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mwese mudukurikiye muri mu gihugu hanze yacyo, mwumve ikaze, mwumve yuko tubahaye ikaze. So uyu munsi rero nk'ibisanzwe ni Yesu kandi mwari musanzwe bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ntabwo naje njyenyine, nabazaniye umutumirwa. Ni karibu. Murakoze cyane. Yego. Twakibwira abadukurikiye. Mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Iri imbere yanyu banyita Izubize Habuzayi Kamugi, nkaba mbashimiye cyane kubw'ikaze mwaduhaye. Yego, urakoze cyane. Kamugi. Yes. Amakuru ni meza cyane. Ubusanzwe se witwa Kamugi niyo mazina ababyeyi bakwise cyangwa? Oya. Uko ubuzima bugenda buhinduka naje gusanga nanjye nitwa Kamugi. Ibyaje bite? Tubwire ukuntu byaje nyine step by step, tubwire mbese utwibwire kuva ukiri umwana. Nubishuvuga ngo uri comedian. Yes. Byaje gute? Ni Imana wiyumvishemo kuva ukiri umwana, byagenze gute? Ubundi kwa kwizi saha mu buzima bwanjye busanzwe umva nitwa Afande. Afande kandi. Afande nakuze numva nkunda igisirikare cyane birenze. Nuruka mu karere ka Kuro bita Ngororero. Ngororero. Nturuka Ngororero nerekeza mu mujyi numvise ngo abantu bari kwandika biri guhira abantu bose, ndavuga nuko byasa kose umuryango ndawuzinguye mbaye umukire. Banerekeye mu mujyi, ngeze mu mujyi nkorera Nyamirambo biranga, ndakomeje za Rwamagana biranga. Bona ubuzima buragoranye, noneho numva ngo bakoreye mu Bugesera, ubwo nturuka Rwamagana n'amaguru nerekeza mu Bugesera. Ibyo birometero byose n'amaguru cyane. Ngeze mu Bugesera barambwira bati rero wa musore we tangana usubire wanyu ujye gukura. Numva banciye amabere neza rimwe bavuga ngo mu kiziba cy'inda harandaye. Ubwo mbatsubiye mu mugeze mu mujyi, ndavuga nti rero ibintu ntabwo bizamera. Nibwo numvaga ngo Igisenyi nanone ngo bakozeyo. Ndavuga nuko byagenda kose araragenda ngo nirure ntabwo ntabyakunda. Sinzi umuntu nakoze arambwira ati wa muhungu we rero ndikurira kuri mobile money yanjye nkasanga icyarindwi na 50. Ndavuga ni okay bikore noneho. Ndavuga ni rero ntuzongere kumpamagara amazina waruzi kuri Damuru ubone Kamugi kuko umujyi wose ndawuzengurutse. Ubwo nturuka Kigali njya Gisenyi numva mbaye Kamugi, ndavuga ni ngezeyo nkora examen, nakoze examen mwinyemeza gusubira mu irondo nk'iryo papa akora. Naho ngaho iryo zina ryavuye. Naho ryavuye. Ubwo rero mbonye byanze by'igisirikare ndavuga reka nigire gufasha umusaza mu irondo. Urumva wakoze ibizamini byose biranga uratsindwa? Ndatsindwa burundu. Ni kigaragaza yuko nta mpano yo kuba Afande wari ufite. Ariko numvaga mu mutima wanjye, mbese umutima wanjye numvaga inzozi zanjye ari Afande. Mbonye nsinzwe ndavuga nuko byasa kose impano y'umuryango ni irondo. Mbese waratsindwa ukavuga uti bakwibye cyane? Ntabwo numvaga ko byashoboka. Nakundi. Ariko se kuba comedian byo byaje gute? Kuba comedian rero ubonye iby'igisirikare byanze, wageze mu bakomediye gute? Iby'igisirikare rero byaranze aho ngaho Gisenyi niho nahuriye n'abana nabo bari baturutse mu mujyi. Ndavuga ni turaganira barambwira bati muri mu rugo rero iwacu ni hari Nyamirambo. Ni Nyamirambo mu mujyi wawe neza waho. Yego. Nibwo navugaga ni okay noneho nzabasura. Ubwo duhana nimero, ngezeyo ndabasura. Ngezeyo nsanga byamamare byose bura sinzi. Kambanze nshimira Imana hari yamuje n'abo bantu, navuga ko ari umugisha kuri nge. Yego. Ntabwo niyumvishaga ko nagira mu mujyi nkaba namara icyumweru ndi kuryama nsinzira. Nk'ubwo nabaga naje mu mujyi muri examen, nararaga ku muhanda nkasinzira. Urabizi nyine ntiwasinzirana imodoka zo mu mujyi, si imodoka ikanyura nkagira ngo ninjye batwaye ukuguru nakikoraho nkumva kuracyariho. Urara mu muhanda neza cyane. Abo bana se batagucumbikiraga? Ntabwo twe twakamenyanye. Urumva twamenyanye turi aho ngaho Gisenyi, nza kubasura mu mujyi. Ngeze ari Nyamirambo nsanga nyine ni wabi byamo. Ndavuga se bano bantu bakora bati sinzi ukuntu ageze ahantu bakorera. Ndavuga biriya bintu numva ndabikunze cyane. Ndavuga ni okay ubwo igisirikare cyanze reka nigire muri comedy. Tukiri aho ngaho gato, sorry. Tukiri aho ngaho ubwo urumva wagiye mu bintu byo gushaka kuba umusirikare waragejeje imyaka 17. Tuzimba twaba dutarutse cyane. Ndagira ngo ubwire abadukurikiye, ese waba ufite ababyeyi, wavutse mu bana bangahe, uwa kangahe, mbese nyine
uko nguko mu myaka yo hasi buriya icyo kibazo nza kumenya ko kiramba nitwaje agapapuro n'abanditseho kubera iki se turi benshi ubwo nabo kwa mama uko ubyumva nabibaza okay ubwo nari ngiye kugushyiramo naho papa yabyaye hanze naho mama yazanye okay kugira ngo tugendane tuziranye turi 12 bose kuko vie yazanye 3 na mera azana 3 noneho twembi tubavukaho turi 6 okay umwana wa kangahe wenda kuri mama wawe na papa wawe kuri mama na papa ndi umwana wa 4 tutitaye kuba bagiye babyara hanze wa 4 ndi wa 4 okay sawa warize wakomeje wagaruke mu kangahe niga umva kubera ko numvaga ko amashuri ntacyo azamfasha ndi umusoja mbese numvaga inzozi zanjye aruze naragiye umusirikare ariko utaranize ni wari uwa kinyamwuga hari no mu bitekerezo okay nagarukiye mu 4 secondaire mu 4 secondaire wize iki muri uwo mwaka wagiye muri uwo mwaka wari wagiye gukurikirana iki numvaga mu buzima busanzwe numvaga nzaba teacher ndi kuvuga ukirangiza tronc-commun mu wa 4 wagiye kwiga muri iyo section okay ndimi ndimi okay urakoze cyane rero twakomeje hahandi twari tugeze tubwire umaze se gukina comedy zingahe ukorera hagana he nuza yanyu yitwa gutenye tubwire kumve ko n'aba comedy bandi nyine twazajya tubashakira okay nkorera kuri Nyagasambu TV show ni channel numva ikunzwe n'abantu benshi muri iyi minsi turi gukora biri gukunda mbanze nshimira abantu muri kudukurikirana Imana ibambera umugisha nakoreye ku macano menshi ariko iyi nkora mutima mbatuye niyo ngiyo urumva abantu banje muzanyarukire kuri Nyagasambu TV show murebe aba bana b'abakomedi birashoboka ko hari ababa hano bakunda komedi nabo mubatera inkunga nabo bafasha kuzamuka okay twakomeje rero n'ibindi bibazo byacu ibijyanye n'ubuzima busanzwe bwacu tubamo bwa buri munsi nta bibazo wigeze uhura nabyo mu buzima ubundi umuntu w'umusore reka nkubwire usibye Yesu wenyine wahari navuga waje mu isi ntapfira abantu bafite nyashi ntapfira abantu bafite amaribori ntapfira abantu b'inzobe gusa ahubwo ati nawe kamugi rwose jya mu nzu bare zanjye nubwo wirabura mupfire ubundi ntabwo twakabaye tukiriho kuko ubuzima bwo hanze buragoye ku buryo utabyumva gute nyine tubwire nimba hari ibikomere waba waragize nabyo batubwira urumva nk'umuntu wari uvuye mu cyaro vuba naraje ngira Nyamirambo abantu banyakira kumweru kamwe turabana barambwira ati noneho rero mu mujyi ntabwo nyine nta mufamily ufite ubwo urumva ukwiye kwishakishiriza okay ubwo ndavuga ni ubwo mwanyakira icyumweru kimwe musa nkaho mwantekesheje reka ntangire mpige ngeze mu muhanda ndavuga ni uko byagenda kose iri joro ngomba kurya nibwo nageze ku muhanda mbona umukire arambwira ati ntwaze aya makara ampereza umukozi turazamuka ubwo karitse sinabaga nzizi turagenda tugeze mu rugo iwe aravuga ati okay yunjiza amakara tugende nguhereza amafaranga kuri phone sinzi ukuntu twageze mu muhanda niba reba muri feruje habaye amambuti yaje arangije arambuka nge nsigara inyuma ndaranganya mbaso mbona abantu bose bari mu muhanda barasa iryo joro naraburaye ntakubeshye ndamuyoberwa burundu abantu bandavuga se umuntu mbese nicara nkana ndavuga ntahari wenda araza kumbona amenye amakara yese we bigenda nayagejejeho twe dusubiye inyuma agiye kubikuza amafaranga turangije tugeze ku muhanda mbona habaye ambutiyaje y'ibinyabiziga ndavuga se mwuka byara ahantu ndambaye yaragutetse imitwe byashoboka ko ari wenda ari ubuzare nari nyifite bwo mu cyaro kuko twageze muri feruje mbona ambutiyaje nyine nkumva inyuma yanjye bagiye kungonga nkumva impande bagiye kunga okay ndavuga utinya kwambuka bindukiye gutya nsanga abandi ndavuga se ubwo nari nafashe ishati mbona babaye amashati menshi yego birakomeza ubuzima buragorana byadanje aho ngiye gukora akazi nk'umuntu utabimenyereye nyine nk'ikiyede bakanyirukana amasaha atageze nabwo kukibona ari intambara urumva niba naburaye nkajya guhiga akazi naburaye ntabwo byabaga binesheje ko umuntu yabona mwicariye mu kazi ndavuga ati mvira mu kazi uzajye kwigira ahandi akazi ndavuga ni uko byasa kose mbanza none Imana nayo yantereranye ariko kuri ubu ngubu ndashimira Imana ko nyine aho se ubona akazi uko nari ndi siko nkiri ubu ngubu kuri ubu ngubu ndi umusore ubasha kugenda ahantu hose kuri teri hari akazi nkavuga ni nkora ibi ngibi bigakunda kubera ko namajiye kwiyumva cyangwa se kwiyamini yego
Okay. ubwo se aho ngaho mu mujyi wa Kigali byarangiye gute wahise uhava ugiye gushakira imirimo umujyi wa Kigali rero ko byabaye birebire nyine ibyo nibyo dushaka kumva nibyo dushaka kumva mu mujyi wa Kigali rero ndumva namazemo amezi 2 n'igice neza handi naragendaga nakumva imodoka inyuzo nkabanza nkafata umukindo kugira ngo umuyaga utampitana. Icyo gihe cyose wararaga mu muhanda? Ku muhanda. Yego. Nagira Imana nkasa nk'uwinyabya muri yakaritsiye banyakiriye icyumweru abana bambona bakampereza inombe y'umuceri bakampereza y'akawunga nkavuga nubwo karabaye. Mbese nari muri cyaje umuntu yanga kwituma ngo adasonza. Agira uti igihe umuntu yanga kwituma ngo adasonza neza pe. Ubwo rero namazemo ayo mezi mitavuga nuko byasa kose hari wenda aho bahinga nzajya ngenda cukure n'inkondo z'ibijumba zasigaye banerekeje aho bita muri Nyagasambu. Icyo gihe se wumva gutasubira mu rugo muri ubwo buzima bukakaye wanyuragamo muri Kigali? Byari mbese iyo nza kubona umuntu w'umugira neza akambwira ati nkugeze iwanyu ni nko kumva ngo bakugejeje muri Edeni. Kuko urumva nibwo nari nsigaye nkumbura kurya nkakumbura kuryama niyoroshe urumva byari ibintu byari bikomeye ariko sinzi niba nabyita amahirwe sinzi ukuntu nabonye ikamyo iparitse ahantu ku muhanda nyifata inyuma ndavuga n'ubu yikamya aho uko byagenda kose nizira zipakira imyaka ndavuga uko byagenda kose izi modoka ahantu zituruka barahinga abantu turagenda mba ndayiparamiye umuyaga wose ndumva nayifashe nka sambira haye. Ufite imbaraga zifata imodoka? Ubwo numvaga ko aho irakubita mu mukuku nyine cyangwa se kuri dodani ubwo ari aho ndasigarira bihuza nuko rero Imana burya Imana itaragukuraho amaboko mba ndakomeje ndagiye mfashe ikamyo turagenda turahita aho za Kabuga nkamenye vuba naho turagenda tugeze Nyagasambu sinzi umushoferi ukuntu aparitse agiye kunywa kana habi ndavuze ni uko byasa kose ubgacumbiki hano nanjye mba nzamutse muri karitsiye ngeze Nyagasambu koko nsanga barahiriwe ibitoki birandagaye mu isoko ndavuga nti none ho mwana ndirarema koko. Ubwo mwiryo joro ndumva hari nari mfite akabiriti kuko hari oya ahubwo hari arakana nagize ko inshuti karambwira ati rero hari ijoro rigera hakaba harimo imbeho n'imibu byadaje buro byabangabaga ngombwa ko dufata ya mababi yo ku muhanda tukareba ahantu nko hagati y'ibipangu tukayacana tukayota ubwo twamara kuyota agashyuhe kagaruka tukongera tugasubira mu nganje. Nari mfite akabiriti rero iryo joro ngeze Nyagasambu ni ijoro nazibagirwa sanga isoko rye ryavuyemo ahari nkasanga ibitoki byandagaye ndavuga nuko byasa kose si ngombwa ko umuntu abiteka. Nagiye mu isoko iryo joro ninjye wakoze amasuku ubwo muri make ndumva ahari uwo munsi nuko kwezi ibitoki bijumba ukora imvange mu nda pe. Mbese niba nabyita gatogo kuko nafashe imyumbati mfata ibijumba mfata amateke none najya kurya nkumva bimwe ni nyine bya nugufena biba byarapfiriye mu butaka. Okay, kimwe nkumva nacyokeje nigishye icyanize narumye igipfubwe kikaba kibyaye amazi sha biba birebire marine zaho ziranyakira zarankubise iryo joro ahubwo nishuze cyatumye mpagera. Ihangane rwose biba waje noneho kugera igihe cyo kumva ubaye umuntu babashije gufata akazi ubashije kwiyubaka ku buryo umuntu akubona gutya gute? Hashize igihe ndumva nk'ukwezi n'igice mpura n'umupapa nakunze cyane arambwira ati se kuki utiga ndamutekereza ukuntu byagenze Nyagasambu arambwira ati se musubize mu ishuri ariko kubera ko namajije kuraruka ndavuga noya ntabwo nasubira mu ishuri ahubwo mfashe wanshakira akazi nkashaka imibereho. Ubwo ngubwo nibwo yandangiye ku mucuti we barambwira ati genda wewe wibera umwana wawe mu rugo bazajya bakumenyera icyo kurya bakumenyere imyambaro hanyuma numara kumva asubiye ku murongo twagushakira akazi ahandi. Aho ngaho niho nagiye numva ndazahutse bimwe Theogene yavugaga ngo umuntu yazahutse fresh. Imana ibaha umugisha abo bantu nibaramuka ntangira kujya ndya umuceri n'umushyushyu nawo nkawukurikirana numva bimwe bajya bavuga ngo nyashe kumva utangiye kuzamo neza zari zitaraza ariko icyo gihe nari nzifite. Nibwo ibaha umugisha mwinshi cyane abo bantu bagufashije bakagukura mu buzima bubi ukabasha kuba umwana mu rugo nizere ko nawe wabyitwayemo neza ukabubaha mbese ukabakorera ibyo bakwifuzaho nk'umwana. Ndibwira ko wenda ntabwo byabishana ku rindi gusa mu bushobozi buke nari mfite cyangwa se mu bwenge bwanjye narageragezaga kandi urumva nk'umuntu wari wabayeho marine ntabwo byari kumvikana ko nyine yari kubinoza neza ijana ku rindi gusa nyine baranyihanganiye nk'ababyeyi ndabashimira cyane. None se waba warasubiye ukibuka mu rugo hajya wavuze ko mu rugo yari Rusizi?
wibutse gusubirayo ngo ubasure cyangwa na n'ubu nturajyayo? oya Umujyi warakuryohanye tu? abo bantu nakoreye amezi agera kuri 5 ahari baje kumfata banjyana mu rugo baramperekeza tugezeyo baravuga ati aka kana nitwe tukajya twagakuye ku muhanda muri ubwo buryo mbese ngaruka inaha babizi gusa siho nyiba nabonye n'akazi Yego. kuri ubu ngubu rero mbasha kwitegera ngasubira mu rugo meze neza nta kibazo Nabo bameze neza? nabo bameze neza cyane. So rero tubwire ukurikije ubuzima waba waranyuzemo mu muhanda, ibyo wahuye nabyo bitari byiza, niyihe nama wagira abana bakiri mu muhanda bakibasha bakibura ibyo kurya, bari kunywa ibiyobyabwenge, mbese nyine bari gusitaragoringa muri ino mihanda, niyihe nama wabagira? kuri ubu ngubu ubwo navuga ngo ahari imihanda hajemo dodani kuko iyo urebye kera nk'ubwo ngubwo wenda nagize amahirwe yo kuba nafata ikamyo ngera Nyagasambu iryo joro ndara nturamanga ati nariye udutoki utujumba n'iki kubera ivutu cyangwa se no kuba narimerutse kurya urumva igifu ntabwo cyabyakiriye neza ntabwo rero nabwira umwana uri marina wenda ngo kuri uwo ngubwo ngo ino Nyagasambu naho zaragwiriye ahubwo ucunze nabi zagukuramo n'ijisho gusa weho mwana uri ku muhanda cyangwa se uri n'ahandi hantu nta kure cyane Imana itakura umuntu kandi ndumva ubuzima bwawe niko gaciro karenze ibindi bintu byose we kwiheba ngo wumve ko ubwo uri ku muhanda wenda byarangiye ahubwo aho ngaho shaka umuntu wegera umugira inshuti y'umumaro ndumva azagufasha kuruta byose kandi uniragize Imana niyo nyambere. Urakoze cyane. Ubutumwa bwawe bwiza, Imana idufashe abana bo ku muhanda, abantu bumva yuko byabarangiriyeho nizere yuko babwumvishije, nakure Imana takura umuntu kandi kuritageza umuntu cyane. Kamugi rero arakoze cyane, arakoze kutuganiriza ku nkuru y'ubuzima bwiwe, uko yabayeho marineho agahe gatoya, uko yabyitwayemo, mwumvishe ko yabyitwayemo neza, ntekereza ko atibye, ntabwo wibye, ntabwo wigeze gukora ibihabanye n'amategeko ya leta yacu, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Ntekereza ko twasezera abantu, mwakoze kudukurikira, mutubwire nimba Kamugi yabanejeje tuzamugarure cyangwa se n'abandi mutubwire muri komenti abo twazajya tubazanira bakabagezaho inkuru yanyu. Reka mbabwire ngo mwebwe mudukurikiranye muri ku mutima ndabakunda cyane 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 mubigaragaze muri komenti muramukoze cyane. Murakoze. Uyu munsi birashoboka yuko iki kiganiro cyakunyuze kikakugera ku mutima, wakora subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri ino channel ya Soso TV, atari ubwa mbere kandi wakora na share, hari abantu bashobora kuba cyabubaka abo nabo bakabasha kubona ibiganiro byacu.